Hello, mwiriweho. Nashaka kubasuhuza ndi mu diaspora nkaba nashaka gusubiza Parfine kubyo yavuze kubyerekeranye SAFI n'umugore we. Muri make yewe nanjye ndi mu diaspora, ariko icyo nashaka gusubiza Parfine nuko ntabwo aba diaspora bose twataye ibitabapfu nk'ibyo yataye. Yaretse umugabo yubakanye nawe, afitanye urugo n'abana, ajya muri karakavuyo abizi kandi abizi neza ko agiye muri karakavuyo. Parfine ufitanye ibibazo na SAFI, ntabwo ufitanye ibibazo n'uwo mugore. Birababaje cyane gusanga umugore mugenzi wawe umufese ngo atanya kumwita ngo ni inkende cyangwa impunyu, sinzi ibyo umwisa amajwi, ariko rero ntabwo twabikugayira kuko nawe uri ikirara. Niba warashoboye guta urugo rwawe ukajya muri biriya, nuko byari byakuyobeye. Ikindi nagusaba kugira ngo nkumvishe nuko aba diaspora b'abagore turubatse, abandi turi kubaka kandi n'abandi tuzubaka. Ntabwo tuzubaka nkawe, nta nubwo tuzashingira ku byo washingiye. Sorekera kuduha inama, nta nama zawe dukeneye, nta nizo tuzakenera vuba. Ikindi nashaka kuvuga, nashaka kwibutsa ko twese tuzi ko hari amavuta two kwisiga umuntu agatukura agasa nk'abazungu. Ntugire rero ngo uriya mukobwa umurusha uburanga, hoya. Umurusha kwisiga no kwitukuza, ntabwo umurusha imisaya miremire, nta nubwo umurusha ubupfura. Sinzi igisekuru cyawe ariko ugikurikiranye ngira ngo igisekuru cyawe gishobora kuba cyanava tingitingi, kuko ndebye imisaya yawe n'amazuru yawe bitubwira uwo uriwe. Uriya mwana w'umukobwa ntabwo yisize, ariko ni imfura, urabibona, n'imisaya miremire, aragororotse, n'igikara kinoze. Abazungu barabivuze, babivuga kuri baba ngo black is beauty. So kuba atarisize nkawe si uko yabuze ayo mavuta kuko afite amafaranga menshi kukurusha, ahubwo nuko yashatse gukipinga ubupfura buruta ubwawe. So next time nuzongera gukasinga, uzakasinga abantu bagenzi bawe bazi kwitukuza, wisize mu korogo none kugeze mu bwonko iragukoroze. Igukoroganire aho wagiye, aho ujye kwandara iyo wagiye aho ngaho. Va ku mwana w'abandi, yubake. Warananiwe warubatse, wataye urugo rwawe ugira ngo ubonye umugabo. Usanga hari n'abandi bari gusamata iseneni. Uriya mwana w'umukobwa afite igikara cyiza kinoze, afite imisaya miremire iruta iyawe, afite izuru ritagatifu ritari iryawe. Ese Parfine ko tubona amafoto yawe wowe yakoze photoshop, uwakugira igikara wasute? Reba iyo misaya yawe, reba ayo mazuru yawe, umuntu abigize foto buraka ukuntu wabusa. Nurangiza ujye gutuka umwana w'umukobwa. Nta nama aba diaspora tugukeneyeho. Inama tugukeneye aba diaspora, rero abo wabyaye ubigisha umuco n'uburere. Twebwe twarubatse, twarabyaye, tuzigica abacu ibyo twize n'ibyo twaciyemo. We ntacyo ufite cyo kwigisha. Ubutaha ujya kuvuga uzabanze uwivuguruze ubwawe. Iyo mukorogo yawe igabanye n'ibitangiye kugukoroga ubwonko. Ariko rero umubyeyi wubake. Nabo bavuga ngo sigu yabo nibabanze bishake, isigu yabo ni iyihe? Nibabanze bakore. Ibya Judith n'umugabo we, reka tubifurize ishya n'ihirwe, niko umuco wa Kinyarwanda ubundi uvuga, ntabwo uvuga gutukana. Ikibabaje ugatangira uvuga ngo Yesu we, wanyiza ugakurikiza ngo imboro. Ibiki ibintu nk'ibyo biteye isoni, ubwo uri umurokoreye. Yesu uvuga uramuzi? Yesu n'imboro birafatanye koko? Nta soni ugira, ahubwo niwe ndaya butwi, umubyeyi w'abana wataye urugo ugata umugabo ukajya kwangara, none ukaba utaye ibitabapfu. Itoragure wirundanye, ukusanya utwawe, ugenda uguyuguguye aho ngaho, uraraba rurema yaguhaye, ureke gutakaza no guta ibitabapfu. Parfine, niba ari na Parfine, isekuru byawe sinzi iyo biva ari ku misaya yawe n'amazuru yawe, ibitaza kuba utwo tuvuta. Mwana mama, twese turakubona aho uvuye.
tuza uzirika akabona kawe ukwicaze hamwe reka kugenda ukazamuye. Erega isura igira n'isoko kandi isuku igira isoko nayo. Turakuzi rero, rekeraho uvuge make, ucishe make. Umubyeyi w'umunyarwandakazi urera abo wabyaye, rekeraho kuvuga ibintu biteye isoni n'agahinda.